Yes, aracyari Savimbe wanyu nkuko bisanzwe ni munyemerere dutangire. Can you see us? Aka ni agafilime gashingiye ku nkuru yabayeho, urumva n'ikindi gihe uraje usobanukirwe. Urari igihe uvuga ngo kandi ngo narakasiriwe ngo ibintu bimeze nabi, hari ibibazo bigwira abagabo, ibibazo umuntu aba atarahisemo. Filime bayise Can you see us cyangwa se Mwabi, uraza usobanukirwe mu kanya gato ya Mwabi bivuga iki. Ni urumva iyi filime kandi ishingiye ku bintu byabayeho, urumva ni inkuru y'umugabo bita Mr. John Chiti mu gihugu cya Zambia. Ibi ni ibyabaye tugiye kurebera hamwe mwihangana. Ngira ngo mbanze mbasobanure. Ukuvuga ngo ishingiye ku nkuru yabayeho, inspired. Ntabwo ari ukuvuga ngo ibyo mugiye kubona niko byagenze 100%. Ni nkuko nabonye ukavuga inkuru yawe bakayikina, wenda bari abantu banjuga nibo nabonye bajya bakina amafilime na bakiramane na bandera bose, ariko ntabwo nyine bayikina neza 100% nkuko byagenze. Ntibabura utuntu bongeramo, ariko ni inspired by true events. Ni ibintu nyine byabayeho. Iyi ni inkuru yabayeho. We vipi dutangiranye no wiruka byagenze bite? Mba nyira ngo filime tuyitangire mu byumva. Nese ubu ngubu barakaririmbo nashyize. Icyo mbabwiye dutangiranye n'umugabo wiruka. Central Media Production abagiye bakora akazi bitabya wewe. Hari umugabo dutangiranye yiruka atarwambaye, ariruka ajya he? Ni muri Zambia hakuno. Banda n'umugore wanjye. Slow down. Genda gake. Banda. Time for fancy English. Umva nta by'ibyongereza nshaka. Chama yari kugiza. Aya abana bakiri batope murambabaza. Your first child. Ese n'umwana mbere ugiye kubyara? Cyane. Mwana wa kwamba mu byumve neza ni muri abantu bo muri Zambia ndakabatuye. Is this your first child? Yes. Mwana wa kwamba? Mwana wa kwamba? This is all I have. Umva dora amafaranga ngayo. Dora nayo mfite. Rwose rwanaho. Slow down. Genda gake. Slow down. Genda gake. Money. Udufaranga nk'utu. See, I am the only one urabona in the entire compound who can get. Muri karitsiye ninjye muntu wenyine ufite imodoka, ninjye wagukumbura ugabanza biko rwonye. Banda sasa nukwirya ninjye umuntu wenyine ufite imodoka muri karitsiye wagutwa. None urazana umuntu bw'ubufaranga bwa nta kigenda. Breathe. Papa bakiri bato. Twe tubyabana barindwi buri munsi ni kugise buri mwaka umuntu arabyara. Hakuno madamu koko ameze nabi. Mva humeka. But why are you wasting your breath like that? Ubundi uratakaza umwanya wawe kubera. Feri. She's going to be fine. Araza komera neza abantu. Feri hakuno ari maragerageza kumuturisha. Umugore ari kugise. Undi wakurya nyumvira nyoko Feri kumbe ni nyirabukwe. Nyirabukwe banza adakunda umukazana. Witakaza ijwi rye ryiza kuri njyewe. Which singing voice? Iri ijwi subundi. Iri ijwi uri muravuga. Madam Modest. Mva nkubwire muko. I know your voice. Ndabizo munsi umwe. Take you far someday. Ijwi ryawe rizakugeza kuri. Ufite ijwi ryiza. Wimbwirire mama na musaza wanjye banjyane muri studio bankorera karirimbo. Savimba kama ariko uzi ko abahanzi bataho amafaranga. Ubu ngiyi filime ngushyize. You will sing for him, right? Umwana uzamuririmbira navuka cyane. Mugore ari kugize. Mana yanjye mwabyizera ibintu bimbayo. Just because he has a car he thinks he can. Kubera ko afite imodoka arumva ari umuntu wa danger. That's the thing. Yes. I should wait for. Icyo nicyo kibazo arambwiye ngo ni integereza. Nta mwanya afite. I even showed him the money. Namubwiye ko ari ibintu byihutirwa nago yumva. Tuza ariko. That guy. Buriya mugabo ariyemera. Nonsense English. Buriya ni ubugoryi wambwira ibintu by'ibyongereza by'ubucucu ngo nuko yaguze imodoka. Mugore ameze umva ndamera neza Kennedy. Mugabo yitwa Kennedy. It's you I'm more worried about. Niwe mangayikiye kurusha umwana. Umwana anamera neza nugira ikibazo. Okay. Is it? Yes. Do you know what they say about big? Bidatenze uwigize akara kajya yumva araje. Ugiye kumbyarira umwana ukomeye kabisa. Umwana azaba ari urwembe. Mwana hakuna tumwana azaba afite imbaraga.
Your father was just the same. Tuza na so nuko yari ameze. Kennedy cara. Come, you sit down, Kennedy. Tuza Kennedy wicare hano. Cara hakuno. Everything is going to be okay. Ibintu biraza kumera neza tuza. Maze umuntu ni icyaha. Someone gukumbura umuntu don't remember. Utibuka. Oya. We're missing your father, Kennedy. Gukumbura so nta kibazo Kennedy. Just like you. Nawe yarameze nkawe. Running all over the place. Yirukanka ataguma hamwe. Everyone was in his way. Abantu bose babonye babwira nabi. Ariko ukimara kuvuga gukubita amaso. Ubwoba bwose bwarashize. You that I know. Iyaba hari yari kuba tewe ishema n'ukuntu wabaye. Ndabizi pe. You would have loved Shamatua. Yari kuba yarakunze na Chama umugore wanjye. Kombe nyina yaramwanze. Yararagashaka kuri ya reka da. What? Urabizi muri Afrika umukobwa ze. Ba nyirabukwe kabagereho. You're going to be a grandmother. Erega ugiye kuba nyirakuru w'umwana. Ndabizi. I know. Ndabizi. My wife's child. Umwana umugore wanjye yabyaye. Nabyo ndabizi. So sooner or later you have to accept the entry. Rega bitinde bitebuka umugore wanjye uzamwemera mu muryango. Akorahi. His baba's legacy. Uriya mwana ni umurage wa data. A legacy. Umurage wanjye. Kennedy. I just think you can do better than this. Numvaga nti wakora ibirenze. Uruko tuza n'umugore nkuri. Urenze. Ukwiye gukora ibirenzeho. Mbikorera ndi. For you? Ese niwe mbikorera cyangwa ninjye? I love her. Uriya mugore ndamukunda. Niwe nshaka. We continue to love her. No nzanakomeza mukundi. I love you too. Erega mama nawe ndagukunda. Nawe ndagukunda mama. And I will continue loving. Kandi nzakomeza ngukunda. Ubwo rero naguhitamo hagati y'umugore na nyoko urumva. Bombi nyine ewe nibaze. Aha. Na muntu nunza gatoki. Joseph. I'm going to be. Vuba bidatinze Joseph navuka. Azajya yirirwa ki? Niryo zino ugiye kumuha. Yego. Agiye kumizina Joseph. Niryo zina. Joseph. Ati kugira ngo nje nibuka data nasitwaga Joseph. Ati no mu rwego rwo kugira ngo papa mwibuke muha agaciro. Muha izina rya papa. See? Yeah. She cares for you. Mva umugore wanjye aragukunda kwitaho. Ibaze kwemeye ko umwana tumuha izina rya papa n'ukuntu mufata nabi. Uzamukunda. Hakuno ni kwa muganga barategereje umugore ntago arabyara. Filime bayise Mwabi cyangwa se Can You See Us? Ni nko kuvuga Can You See Us ni bavuga ati se natwe kuko mwatwibuka mwatureba umwana yararize. Ni hano banza byaragezaho umugore arabyara nyuma y'igihe kirekire cyane. Urabizi ugenda uri kwa muganga uvuze indoro ngo birakomeye ngo hehe bakakubwira ngo igisekire cyari kuri 0% cya kwicuma. Mugabo bamaze kubyara Kennedy bigenze bite? Baho. Kennedy umwana ameze neza. Ibyari byo byose. Kira kintu si umwana wanjye umugabo yabyaye iki? Nyakuni nanga muri Zambia niwo byabereye umugabo twatangiranye. Ati kira kintu si cyanjye. Kira kintu si umwana wanjye yabyaye iki? Ni inyamaswa cyangwa? Let's bring the child. Aba mufurama kazizana umwana turebe. Hakuno nyiro kuri umwana yitegereje mama. Don't. Have. Don't call me that. Ntiwongere kunyita nyoko narakubyaye. You about you. But not like this. Narembizi. This is your grand. Kuno bundi urimo biri nagwenze kuzazana bumva no umwuzukuru wawe. Chama. Singukeneye mu rugo rw'umuhungu wanjye narimo. Mama, fongo munwa canga naye tugende. Canga. Yabyaye iki? Ku buryo bahita bamuca mu muryango nyirabukwe yaratangiye kumera nk'umuntu wiyakira avuga ati reka turebe ibyo ari byo. Nubundi ngiye kubona umwuzukuru nta muntu wanga umwuzukuru kucyo umwana bamwanze. Na nyina wo mubyeyi isa mutera umugongo arahindukira ibi niki. Byagenze bite? Hakuno aragira ngo witegereze umwana. Nyuma yo kubyara ibi ngibi ni bibaho no mu Rwanda nahe hose no mu bazungu bibona ubwo ubona ari abazungu umwana yaje afite uruhu rwerurutse ara amagambo mabi bajye bakoresha ngo nyamweru ngo kimanuka birani ibitutsi. Such a cute baby. Icyaha uratuka umuntu yagiye guri aravutse
nawe rega nturi mwiza buze ibintu buze ku mubiri urabiyobewe Mommy is nta birenze mama agiye kukonsa kana keza Say, Mommy, feed me. ngavuga ngo mama zana akanyonyo umugore baramutereranye kwa muganga kwa kuno umuntu aba yavutse ubundi bikaba ibirori uwo munsi byabaye ibibazo Just to feed such a ni gute umubyeyi yakwanga konsa akana keza nka akana koko ni keza erega uretse n'ako umuntu buriya n'akana k'imbwa n'ak'ihene mwari mwabona agatama kavutse cyangwa n'udushwi I will have to go home with you myself. mama nta byanga ubwo ndakwicyurira mu rugo hakuno umuforomokazi we nta kibazo umwana ni umwana erega njye hari n'abo twiganye bandushaga ubwenge hari n'abandusha amafaranga wiyemera utariko Look, this is a blessing. umva uyu ni umugisha ubonye umwana He is your blessing. kandi uyu mwana ni umugisha wawe ni wowe umubyaye none nyina ubwe Ma Joyce, umuryango uramutereranye Joyce. Joyce leave that baby. va kuri uwo I mwana have work to do. dufite akazi hari abandi bantu bashaka kubyara bitabyawe sasa Joyce akana yabonaga arike nta mpamvu yo gutererana umwana avutse afite uruhu rwererana Few minutes. basi mufata iminota mike ibaze ko inka burara ko nama ngiye mbari igihe ntekereza nkavuga ni inyamaswa zibaye zumva wabona umuntu w'umugome wa muntu w'umugome ukavuga ngo uriya muntu ni inyamaswa ni ukuri kw'Imana inyamaswa zababara kubera ko This one. ahubwo umuntu ufite ubunyamaswa yaba ari mwiza kurusha n'umuntu ufite ubumuntu se ni baze ko bavuga ngo ni nk'ibyaye ikibazo irakirigata Such a cute. aho ubyaye umwana uhubutse mu bitaro wiruka nka Kennedy ngo arere ngo uriya mwana ngo njyewe urabonye ngo atanasa n'abantu bo mu muryango ahaha yari izi godo umwana urabona atari mwiza Everyone will love him. abantu bose bazamukunda uyu mwana You see, kandi uzabibona uyu mwana abantu bazamukunda umuforomokazi nuko ambwira ati uyu mwana ubona abantu bazamukunda mwana koko abantu bavuka bafite uruhu rwerurutse gutyo ubundi aba babura melanine nta kindi kintu nta bwenge babura nta bundi melanine z'uruhu kugira ngo nyine bagire pigment nyine zituma uruhu ruhinduka umukara cyangwa amaso ahinduka umukara cyangwa umusatsi uhinduka umukara ni melanine nyine nta kindi uwo muntu aba abuze. He's just confused. But once he sees baby Joseph, all of this will change. Ndabizi umugabo yerega buriya byamucanze ariko nabona aka kana ukuntu ari keza baraza guhindura ibitekerezo no kwa muganga umugore yivanyeyo ari wenyine umwe umugabo ntabwo yigeze agaruka kwa muganga gucyura umugore we reka da yarabaye birarangira. Iwe, get that thing away from me. Vana urwo runanga atoka nyirabukwe avuga nabi kandi abantu bavuga nabi babaho batitaye ko ururimi burango ni nk'inkota iricyaya mugi yombi buriya bavuze ngo inkota iricyaya mugi yombi nukuvuga ko ishaka kubaga uvuga ikaba ishaka gukomeretsa nyiri ururimi cyangwa igakomeretsa uwabwiye nicyo bishatse kuvuga. Your son and I have been in the hospital. Umwana wawe nanjye twari kwa muganga iki gihe kingana gutya ndi kumwe n'umwana wawe ntabwo wigeze uza no kudusura ntiwagarutse kutureba habe no munsi umwe. Why are you doing this, Kennedy? Kennedy kuki ukora ibintu nk'ibi? I don't expect this from you, but from your mother. Don't. Ntabwo nari nkwitezeho ibi bintu wenda mama wawe mama ntubimuvangemo. I not. Kubera iki? When your mother has always been targeting me. Always kuki nawe mugerekaho? you and I has always been targeting me. Mama urabizi buri gihe ngendaho ntabwo yigeze ankunda. Always been trying to separate you and I. Buri gihe ashaka ko dutandukana cama hafi tabeshyira umubyeyi. Influence my mother has. Ngaho It's not her. But that she. mama nuruhe ruhare afite kuba wabyaye umwana nk'uyu? Ko uzanye umwana nk'uyu mama afite mu ruhe ruhare? Ariko ni umwana wacu si uwanjye.
Ave umwana wandi. My child. Uwo mwana nusu wanje. Be my child. Ntago uwo mwana yaba. Ntago nabyara umwana reka da. Njyewe. What are you even doing here? Ubundi uracyakora icya? Wumve? I want to go home with my son. Nushaka gutaha ariko mu rugo n'umwana wanjye. And with my husband. N'umugabo wanjye. Nk'umuntu uvuye kubyara. Kennedy umwe. Anywhere with you. Nta nunge nawe turi bujyane tujya he. Mugabo yese ajya kwa nyina. Ahubwo wowe. You have to leave. Uravanga ugende. Ntaho tujye. Nje nawe. You have to leave. Uravanga ugende. Ibaza. Why are you doing this? Nase kubera icyo ukora nk'ibi ngibi sheni. Why? Kubera iki? Umugabo wari kwa muganga mu kanya gato. Nyumva rwose. Ubuka indahiro warahiye. Kuzankunda ukanetesha cama vanga ugende. Ko mu bibi no mu byiza mu burwayi tw'abaturwaye tumeze neza kuzankunda ubu turi mu bibazo ndagukeneye nagukubita namupakiriye utwe azinga utwe kubera icyo ukora ibintu nk'ibi nyoko urabizi yagerageje kudutandukanya ibi ntabwo ari mama ubikoze mama ntabwo ari we kibazo ni wowe. Ese umwana we yakoze iki? Ikosa afite ni irihe? Mbwira ikosa umwana yakoze. Ko umwana ari uwawe, ko uri umugabo wanjye, ko ndi umugore wawe Kennedy. Okay, mama wawe niba basaza ushaka ahangaha njye nawe reka tuvangaha tuve mu rugo rwe tugende dushaka kandi hano tuzaba na Joseph hari hanze hari taxi. Taxi. Hari taxi. A taxi outside waiting for you. Hari taxi hanze gutegereje. Where you go? Ujya ntago mbyitayeho ujya hari taxi gutegereje. Kennedy. Nuko yasohoye. Kennedy nzi ufite imodoka ya Benz. Wicyangugu. Feri uri mu biki? Feri ntago yishimye. Umwana afite irihe kosa? Umugore wese afite irihe kosa? Niko akundi umugabo niwe wateye inda yemwe. Uyu mwana bamupimye basanga afite rwose n'uriya mugabo ibyo ntabihaka ariko kwikunda dore ibyabaye. Yewe burari gihe nkora filime kugira ngo inababere isomo umuntu wese uzayireba basi uzamba bari runayibwire mugenzi wawe abantu bagira umutima niba inka koko ibyaye ikibazo kikakirigata inkoko yaturaga udushwi uzi ko buri inkoko irarira n'amagi y'izindi nkoko cyangwa y'izindi nyoni none warangiza ngo inkoko ni inyamaswa ngo uriya muntu ngo afite umutima wa kinyamaswa nitwe babi. Umva ibintu biramera neza Andi babagome nibo bantu ba mbere ujye kumva ngo naragowe nararushye umukazana wanjye agire gutya umuntu niyo mpamvu rero mbaha filime wisuzume uri mu ntoki. I'm sorry. Umbabarire wihangane uyu nguyu we nta mutima mubi mushiki w'umubwo ni harya bamwita muramukazi we ntacyo yakora ari mu rugo rwa nyina dore ikigabo cya Kennedy nyakutsindwa n'Imana mubona agenda muri Benz. Umugore nuko haramubwiye ngo hari taxi gutegereje ngo iranjyana ese ngo aho ujya simazi ari ni nkuko umuntu yaguhamagarira akamoto ngo caho caho modoka yari mutegereje hanze. Ibi ngibi ni ibintu byabayeho. Iyi nkuru ni inkuru y'impamo byabereye mu gihugu cya Zambia. Abantu muri Zambia b'abanyarwanda badukurikiye uzi ko hari n'umuntu werutse kumbeshya amafaranga zamurogesha. Nyakundi icyo gihe cyabaye umutaximeni yakandagiye umuriro ntabwo uyu mugore azahanagiye baramwirukanye agenda yihindukiza se uyu muntu ntwaye n'uruhinja kandagira umuriro gusa caho madam niko madam
My fuel is running out. Esansi irimo iranshirana. Nyemerera nkubaza. Where are you going? Ugiye. Wazi. Madam. I don't know. Umva ntakubeshye ntago nzaho ngiye. Abamatara bo mu Rwanda gutwaye igihe kingana gutyo esansi gashira ukamubwira ngo ntuzaho ugiye. Nta n'ibiceri ibyo nabihagararaho. Nakoze ikimotari imyaka 15, maze indi 10 ntega moto buri munsi ndabazi. ndetse nimukomeza kureba filime zanjye mukankunda ubwo ni ubusabe tukareba ko umuntu yazagura mwihangane byagenze bitari ibyo byarabaye birarangira. Reka dukomeze. Hakuno barakwereka dore umujya abantu bagiye bagera Zambia ibi bira misozi igihumbi nk'iyo mu reka dahararambo. Iyo mwuzuruje muvomesha indobo musohora amazi. Hakuno dore umwana yaragiye arakura. Nyuma y'igihe byagenze bite? Umugore byamugendekeye bite? Umwana yaragiye arakura babona abandi bana bakina hanze. Joseph. Yes? Joseph we. If you don't finish this work that I'm teaching you, you will not have your teeth. Nutarangiza aho muhaka ibintu ndi kukwigisha. Soon. So can I go play? Yes, ma. Hakuno witonde. If you don't finish this work that I'm teaching you, nutarangiza ibintu ndimo ndakwigisha. break. Ntago uri buruhuka. Soon. Ese ubundi papa araza ryari vuba? Do I wait for him? Ese ntago najya gukina n'abandi bana mu gihe mutegereje. Come. Sit. Wino hano. Cara hano. Wa mwana aragiye arakura dore nyina nguyu. Arimo aravuga ngo papa saraza ryari. Ise ninde? Dore ukaba mwirukana. You are not too well. Umva wa mwana we narabikubwiye ntago umeze neza. You will go out and play. Nutangira kumva umeze neza nibwo uzajya gukina n'abandi bana. Ariko mba numva ntarwaye. Oya ntago umeze neza. Because I am your mother. Ntago ndwaye ndi nyoko ndabizi. For you. Nyoko abazi icyo ugomba gukora. Go to play outside. Kuki najya gukina n'abandi bana? My boy. Usigaye baza ibibazo byinshi. Umuhungu wanjye arabaza ibibazo sha. Hakuno dore wa mugabo wabatwaye muri taxi voiture kana ari agahinja. Papa niki kiri inyuma? Papa reka ndebe. Dore wa mu taximeni. Ibyo dore nuko bigenda. Now I can be a driver just like you. Yes. Papa wanzaniye imodoka kugira ngo nzabe uyu mugabo atwara taxi. Nzabe umushoferi nkawe. Papa njyanze kuyikinisha se kuyitwara. Why don't you go and try it in your room first? Wageze ukabanza ukayitwarira mu cyumba cyawe. Sibyo? Mwana nago wamwemerera gusohoka hanze. Mwana. These questions you're encouraging the boy to be asking. Bira bibazo utuma umwana akomeza kubaza. I really don't like questions I don't have answers. Nago nkunda ibibazo nafitiye ibisubizo rwose. Kumba mu taximeni we yahise yibonera umugore wabuze aho ajya barajyara murongoye. Ko buriya rero rikaba uribuka kwa muganga ngo umugore wanjye ndamukunda mama ngo nzahora mukunda nta wazajya. Baba babeshye. I cannot ask how my wife's day was. Byibura reka mbaza umugore wanjye munsi wagenze uti. He's getting curious by the minute. Uriya mwana ari kugenda arushaho kugira amatsiko menshi. He's growing. Ariko arimo arakura. And that's my worry. Icyo nicyo kimpangayikishije sasa. The more dangerous it will be for him. Uriya mwana uko akomeza kugenda akura niko ibibazo bigenda biba byinshi. Niko bizamubera bibi. Yego. Well, you know, urabona thinking. Wanjye natekerezaga. Maybe if wenda had a brother, ageze nka murumuna we, a sister, cyangwa mushiki we, protect him. Yajya muri. You know what you're doing, man. Ibyo urimo urapanga Martin ndabyumva, urumva? Ndimo ndabyumva. Ibyo urimo uratekereza rega nabyumvise. You're not ready, Martin. Martin ntago niteguye kongera kubyara.
You've been saying that for years. ibyo bintu bivuze imyaka. Oh, but I'm just not ready. Nyamara byemere ntago niteguye. Byibura bubyemeye ubu. Okay. Sawa? Then when? None tuzabyara ryari? Yaramuzanye na murongora n'umwana we ariko se tuzabyara wacu ryari? Umugore ni asa n'abanyarwanda. Ko njye numva abanyarwanda bemera ngo ni beza. Ariko nanjye nkabibona. Umuntu wagiye mu bihugu byinshi mba mbibona nk'umugabo. So, as they wandered off into the woods, bajyaga mu mashyamba into their mother's warnings, batitaye ku byo ba nyina bari barababwiye. Hakuno hari abana bari mu nkuru sasa. well, Bagezeho babona iriba. there was total silence, Hari umutuzo. and they heard footsteps. Bumva intambwe ziza. Zibasanga. There was no one. Hako nta muntu babonaga. Bumva intambwe. They looked front, back, left and right. Bareba imbere n'inyuma hirya no hino. Ntibagira umuntu babona. Hakurya umwana nagakina n'abandi. Waragenda akabari mu idirishya yumva ibyo bavuga areba ibyo bakina ntago bamwemerera gusohoka. Murabizi hari n'ibintu byateye kumva mu bindi bihugu mu Rwanda wenda ntago bihara ariko nko muri za Tanzania mu bihugu by'abaturanyi ngo bari abantu bafite uruhu rwerurutse ngo iyo ubishe ngo ukajyana ibice by'umubiri ukabishyira umupfumu. Unyumvire iyo myumvire y'ubugoryi y'ubufu ngo ubona amafaranga. Hari n'ibindi myumvire mwajyaga mwumva ngo umuntu ngo burangwara abantu bagura imitwe y'abantu ngo bakayitegesha ingoni ry'inyama. Ibizi ngo uyu ni umutwe niyo wayitegesha ihene yayirya. Ntibazababeshye. Until the madman jumped from behind them. Pako bw'umusazi yabagwiriye rubasimbukira. Ngivugira inkuru. And he dragged them Arangije arabakurubana. into the well, Afashe ibirenge byabo. Babajyana mu iriba. throwing them in one. Arangije abajugunya mu iriba umwe kuri umwe. Muri bino bihugu rero urukundo bafite amariba bacukura bakajya boherezamo indobo abajugunya mu iriba. Maze kubajugunya mu iriba He closed the lid shut. iriba araripfundikira. Mwana hakuno arimo arumva inkuru yifitiye ubwoba. Now? Jya kuryama. Mommy, Mama. Yes, my boy? Yego mwana wa. bad man really going to come and get me? Umugabo w'umusaza araza kuza ntwari. Away. Nutajya kuryama araza. Yes, you. Arakujyana pe. Ryama. Sinzira. That stopped him from asking too many questions. He's been quiet. Nuwo mwana ntago yarekera kubaza ibibazo. Uyu munsi yacecetse. No, actually come and get him. Afite ubwoba ngo uriya mugabo w'umusaza azaza kumutwara. Sinzi nawe iyo nkuru yayivanye. Ariko muri iyi minsi namubwiye ati nukomeza kubaza ibibazo nturyame. Sooner or later, Ariko bitinde bitebuke. going to outgrow that. Umwana agiye gukura. Will I tell him then? Nibiya binyoma nzongera kumubeshya. The greatest truths are the simplest ones, Chama. Erega ukuri nicyo kintu cyoroshye. About Joseph. Umva nta kintu cyoroshye. None ureba iby'umugabo wanjye. Nako nta kintu cyoroshye muri situation ya Joseph umuhungu wanjye. It's safer that way. Ndetse n'uwamureka akajya hanze. Oya none afite umutekano. Nana ntago yemerewe kujya hanze. Aguma mu nzu nyina bamuhangayikiye. Uriya nyina w'uyu mwana buriya nta muntu uzi ko mbona asa harya wa muntu mama Safa. Cyangwa niwe wanabona ariwe. So how's my brother doing? Martin is fine, busy as ever. Ngambwira musaza wanjye ameze aba Martin ameze neza bafite akazi kenshi. Business ariko irimo iragenda. Not too many people here have money for a taxi. Ariko urabizi ntabwo ari abantu benshi baba bakeneye taxi n'ahangaha mu byaro. A good man. Martin ni umuntu mwiza n'umugabo mwiza. Just like his own. He does. Umwana wanjye Joseph amufata nkaho yamubyaye. Ndabizi. Like Joseph to be this quiet? Ako Joseph ubundi ni uko nguko abaye watujera. Nta kavuyo numva mu nzu. Mbageze mu cyumba babura umwana dore uko umwana koko yari aryamye. Umwana ari. Joseph!
ashaka kumba umwana afashe ka kamodoka se yamuguriye. Umwana atangira gukina n'akamodoka ageze hakuno, dore babana yajyaga abona bakina hanze. Uyu ni umuzimu ku manywa yangu. C'est Mwabi. Bamwita Mwabi. Ibi ni ibiremwa by'umwanda. Yewe nitwa Joseph. Tujye kure ahubwo kitaturuma. Iki ni ikinyamaswa turabana. Kuko nimwirwa mutoza abana banyu imico mibi, ugasanga umwana wanyu mu mutoza ivangura, kwiyemera, ngo twe duteye gutya, ngo bariya nabakene, ngo bariya bateye barya, babaye umwana kugera hanze ntago bamwakira. Niyo mpamvu mbere yuko abana banyu bazita mu bibazo, mutangire mu batoza hakiri kare igikwiye. Agira umutima wa kimuntu. Umva nashaka kujya gukina. I know, maybe. Ndabizi mwana wanjye, ndabizi. Okay. Off to bed now. Ngaho genda uryamisha. Mwana kugera hanze dore ibyabaye. I don't understand. Ariko ntago mbyumva. How can people be so cruel? Kuki abantu baba bagome bigeza? Uyu mwana we yabatwaye iki? Niko barezwe bariya bana, niko barezwe. Born with hate. Nta muntu uvukana urwango ntibazakubeshye, bararwigishwa. Genda uvugane n'ababyeyi babo Brenda. If Kennedy, Niba Kennedy, his biological father, rejected, ise wa Joseph wamubyaye yaramutaye, just welcome him just like that. urumva abaturanyi bari bwakira umwana wanjye bakamukunda? Kennedy Chama. Abantu bose ntabwo bameze nka Kennedy. Reba Martin. An exception. Oya Martin aratandukanye. Exception. Nyine aratandukanye. You can't keep treating everyone the same. And what Abantu bose ntabwo bafata kimwe. Ngaho reba ibibaye uyu munsi. doesn't that count for anything? Nese ibibaye uyu munsi nta kintu bikwigishije. Binyigishije ikirenzeho. You know he's your husband, right? Icyambere urabizi ni umugabo wawe. He is. Ndabizi ni umugabo wanjye. And that at some point, None bivuze ngo rero uko byamera kose to want children of his own. azakenera abana na bibi. Nese azakomeza rero umwana wawe ntago azabyara uwe. Chama. Bavuye muri Onapo. Chama, I know we are friends. Chama urabizi, ndabizi turi inshuti. No, Kandi twembi turabizi. there's going to come a time when he's going to want a child of his own. Uwo mugabo wawe igihe kizagera akenera umwana we ku giti cye. I can't risk it. Ibyo bintu ntago nabyemera. What if history repeats itself, Brent? None se ibintu byongeye bikisubiramo Brenda? Niba byakwisubiramo. Mind? Umugabo wawe niba yarakunze umwana wawe Look at the way he asa kuriya, akamufata nk'uwo yibyariye. Mine. Niyo yabyara umwana wundi, niyo yaba ameze usasa umugore afite ikibazo. Ese nongeye nkabyara undi mwana umeze kuriya. Reba ikigeragezo cy'uwa mbere, reba ukuntu umwana wanjye bamufata, nkabyara n'uwa kabiri. If tables turn, he will not be so welcoming. Ibintu byongeye bigahinduka, umugabo wanjye ashobora nawe kunta. Hey, Joseph. Joseph, my boy, why aren't you sleeping? Joseph mwana wanjye, kubera icyo utaryama? I can't sleep without it. Nabuze igikinisho cyanjye kandi ntabwo naryama nagifite, nta kibazo. Buy you another one. Ndabwira papa akugurira ikintu. No, please don't. Mbabarira mama, ntubibwire papa. Don't tell daddy what? Papa ngo ntibamubwire iki? Kumbe papa yari yataye. I will go to those children's parents. Ndajya kumura mu ngo z'abari ababyeyi babari abana. Cyane najye mbasomere ni gute umwana wanjye bamwataka. There's really no point. Ibyo ntago ari byo byangombwa. Bully our son. Umwana wanjye bajye kumunyuzura bankubitira umwana. Children like Are him. you okay with that? You know what? I think the problem is they are not used to singing outside. Erega njyewe ko n'ikibazo ari uko umwana batamenyereye kumubona hanze. Izo? Ushaka kuvuga iki? Umwana ahora mu nzu. Anything about him. Umwana ntago bamuzi, nta kintu bamuziho. Saying this is my fault. Ushaka wakora amakosa yanjye ko umwana atajya asohoka. A day in and out, they would accept it. Yaba umwana yaratangiye gusohoka akiri muto bari kuba baramwakiriye. They treated him like a Wabonye ukuntu bamufata nk'aho ari umuzimu. Ghost when he never leaves the house. Ese bambura kumufata nk'umuzimu gute atajya ava mu nzu. Umwana akwiye kujya hanze bakamumenyera, bakamwakira, bakabona ko ari uko ibintu bimeze. Umugabo niko abibona. Nanjye niko mbibona.
nta mpamvu yo guhisha umwana mu nzu, umwana akwiye gusohoka. Ese madamu n'igihe kingana iki? N'igihe kingana iki we n'uriya mwana muzihisha mu nzu mukihisha isi yose? Urabona bizagera ryari umwana azakura agira imyaka 10 na veni umuhisha? Nyamara uyu mugabo hari abantu baba bifite imitima myiza, hari abantu baba bararezwe neza, hari abantu batagira ivangura n'imyumvire mibi. Papa warakaye ko nataye impano wampaye ya modoka. Oya papa ntago yarakaye. Dad is just upset about what the boys did to you. Papa abarakajwe ahubwo n'ikintu bari abana bagukoreye. Urumva? Buriya ngo agatanda gato ni keza. Buriya hari ukuntu ngo ninjoro iyo umugore yarakaye mufite uburiri bunini, ni inkuru numvise. Murakoze. Ushaka uburiri buto? Ni inkuru numvise. Daddy, Ese papa, can I ask you a question? mubaze ikibazo yi. What's a Mwabi? Mwabi ni iki? Wibuka soka abana bavuze Mwabi. Ubundi no filime ita Mwabi cyangwa se Can You See Us? You hear that? Ibyo wabyumvise? Ba basore ba bana bankubise banyitaga Mwabi. Mwabi bivuga iki? Papa yarababaye. Off the bed now. Garyama shabanzo ryamusinzi. Ba bivuga iki? Too many questions. Warwana usigo baze bibazo. Mama says that. Mama ni ukunda kumbwira ibyo bintu. Mama ibyo avuga nibyo. Utangiye kugira ubwenge bwinshi. Uyu mwana ni mubi koko mwoka byara mujye mu. Ari ukuntu. Mama is right. You're too smart. Uyu mwana ni mubi. Umubanze munamurebe. You see your hand in my hand? Yes. Mine is white and yours is brown. Ati biganza byanjye n'umweru byawe n'umukara. You have a condition with your skin. Ati wowe ufite ikibazo cy'uruhu. People are not used to seeing people. Abantu rero bandi ntago bamenyere kubona abantu bameze nkawe. Doing bad things. Niyo mpamvu nyine baba batekereza ibintu bikubera iki se? That's the way people are. Niko abantu bateye. Auntie Brenda don't think like that. None se kuki we na mama na Auntie Brenda mutamfata nabi? Oya. But a lot of people still do. Ariko abandi bantu benshi baracyabyumva. Baracyafite iyo myumvire. I'm not dangerous. Rero ngomba kubigisha bakamenya ko nta kibazo, ntago ndi umugome. Father used to tell me. Ibyo nibyo sogokuru yahoraga ambwira. He would say, yakundaga kuvuga sogokuru. They told you they could never understand you. And what they don't understand, abantu iyo badashoboye gusobanukirwa uwo uri we baragutinya. They seek to destroy. Kandi ikintu abantu batinya bashaka kucyangiza no kukirimbura. So when I'm older, I'm going to be brown just like you. Nese ni nkura nawe nge nzagenda nkura uruhu ruhinduke mere nse nkawe. Brown skin nyine n'uruhu rw'abirabura abantu b'inzobe. Abantu nyine babirabura kera nyine umwana abantu bajyaga bakunda kunyita kazungu. Kazu! Asi buriya. Babona iwe umuntu w'igikara wenda bamwita rukara. Nge babona ndakantu kabi gato. Joseph? Joseph. I'm going out. Yego mama. Brenda will be home soon. Ngiye kuba ngiye hanze. Brenda, Auntie Brenda araza. Ugume mu nzu. Sawa. Auntie Brenda umweru nagajya ava mu nzu. Auntie Brenda ni musaza ni mushiki wase. That's a nice car. Modoka nyamara n'ubwenge rarwana twararushimu. Dore nuko umurero abana banyu na. Umwana wanyu agatangira kujya kera hari ibintu najyaga ayita yango ni amabyiruka niba ari ngo yamahero. We yatangiye kujya afata utuntu tw'abana bakatwita utwiwabo. Nuko imico mibitangira. Abana bashimusa imodoka y'undi mwana yahise afata iyambere aragaruka. Nyina gisohoza. Mwabi aragarutse sha. Sasa mwiyangana izina Mwabi. Ubundi nta nubwo risobanura ikintu kibi.
ariko mu bihugu bya Zambia n'ibindi byegeranye bano bantu bafite uruhu rwerurutse niko bakunda kubita, ariko ntago ubundi binasobanuye ikintu kibipe, ariko niko babita bikabigize nkuko ni igitutsi, ni nkuko ni namujya mwumva bavuga ngo umuntu ngo ni nyamweru birani ibitutsi. Hakuno umwana yaragarutse. Yo. Didn't I tell you that we don't play with people like you? Ntago nakubwiye ko udakina n'abana bameze nkawe. I'm back my toy. Shaka none imodoka yanjye. Iyi ni ushaka? Nemva. Ntago bisekeje mu imodoka yanjye yaje guteza ingaro. Umwana wa karitsiye wo mu Gatsata. Mu imodoka yanjye mwakapfa mwe barakurikira. Hakuno barakwereka umwana ariruka. Umwana cawo barakurikira. Hakuno dore ngabo mu makaritsiye barakurikira umwana yitsimba hano. Uwo mwana ni umusazi. Tanazanira amadoka ba. Genda uyizane akare karabo umugabo w'umusazi. Wibuka ari nkuru bagiye kuvuga ngo urugabo rw'urusazi ngo rwafasha abana rubatamwiribo. Wowe urakora icyanga wa mwana we. Bana ndimo ndiruka. Ndakwinginze rwose ntunjugunye mwiribo. Why would I put you in there? Umushyira mwiriba kubera iki? Bavuze ngo nibyo ukora hano ngo abo umugabo w'umusazi. This toy. Ni modoka yawe nyigukorere ndabona yangiritse ngwino. Ciao. Mwana arinjira mu nzu kandi yagiye afite ubwoba ngo uyu mugabo yica abana. Arinjira. Where did you get this toy? Eze mundi modoka wayivanyisha. Papa yarayinguriye. And why would you want to damage something that your daddy got for you? Kucyumva wakwangiza ikintu so yaguhaye. Took my toy. Banyibiye imodoka. Oh, you mean those foolish boys? Uravuga birabyana by'ibigoryi. There you go. Aha, akira. Imodoka yawe ibaye nkaho ari nshya. Urakoze. Let me just get something. Reka ngira akantu nzana buretse. Uyu mugabo nta muntu ugera anatuye abana baramutinya ngo yicaga abana ngo akabatamwiriba. Niyo mpamvu umwana yahungiye ntihagire n'umuntu umukurikira. Kamodoka nike mu modoka twayaga tujya ku abantu bo mu Gatsata twayaga tujya kwiba insinga rwantesiko tugakora kamodoka kaba. Umuntu wese uzi ko twabikoranye na mbere yanjye na nyuma yanjye. Don't throw me into the well. Nkunda kwinginza wawe ntunjugunye mwiriba. Mwiriba. Why are you laughing? Ntundo wamije urasetswa niki? Kubera icyo useka? I'm laughing because my well has been dry for years. Ni impamvu nseka iriba ryanjye ryakamye kera pe ndakujugunye. Get this to show you. Bone nagiye kuzana iki kintu ngo nkwereke. So you don't throw children into the well? Bivuze ngo nagujugunya abana mwiriba. No, I don't. Reka. Aha. Let's see what this thing can do. Baraka turebe iki kintu cyo gikora mbere na mbere. Utangire. Look into my eyes and tell me what. Hakuno umugabo muzaniye igitaro umwana wanzanye no bwa mbere ayibonye. Tangira curanga. Look into my eyes and tell me what you see. Karirimbo. Look close. Can you see what's underneath this? Ati ndaba mu maso umbwire n'icyo ubona. Ati tegereza ucukumbura urebe ese n'icyo ubona. Madman. Ese ni umugabo w'umusazi. Madman. Ndabizi urabona umugabo w'umusazi. Look into my heart and tell me what. Ariko reba ku mutima wanjye umbwire icyo ubona. All you see is itegereze neza. Ati ntago ubona umugabo wifitiye agahinda ke. Ndabizi urabona umugabo w'umunyagahinda. Nta bintu byinshi mfite nta n'icyo kurya mfite. Ati ariko nta n'ibintu ifite ibirenge byiza byo kubyina nubwo nshonje. Nuko byina paka izuba rirenze. Nta kintu kirenze mfite nta mafaranga. Ariko nifite akajwi keza karyoshye nk'ubuki. Ndaririmba paka rirenze.
life ilichemushe. Ati nyamara ubuzima ni bwiza nubwo hari byinshi tubuze nyine. Life ilichemushe. Ubuzima ni bwiza. Mushe, mushe. Life ilichemushe, mushe, mushe. Life ilichemushe, mushe, mushe. Life iliche. Aya. Ati ubuzima ni sawa nubwo dushonje. Mwana yarumvise. Nyamara ubuzima ni bwiza. Hari ibibazo n'uyu mwana arabifite mwabibonye, ariko umugabo ati ubuzima ni bwiza. Hey. You hear me now? Wow. You like that? Uragakunze se? I started writing music when I was your age. Natangiye kwandika njye buri ndiri ngana nawe. Yes. That's when I started learning. Nanjye umuntu nakwiga gucuranga cyane niwo natangire ngana nawe. Ibyo bavuze byose ni ibinyoma kuri wowe. Impamvu bakubeshye nuko batakuzi. They treat you differently. Kubera ko batakuzi bagufata bitandukanye. Ntabwo bagufata nk'abandi bantu. Why statement? Amagambo avuze n'ubwenge. Harya ngo ni Joseph. Man. Nanjye banyita umusazi. You're okay with being called that? Ese ntacyo bigutwaye kwita umusazi? That's what you kids call me. Mbona ibyo abana banyita. Si byose. Nawe urabizi. Let's do that again. Bareka twongere dutangire. Noneho ntatayito. Meeting you. Byiza guhura nawe. Byiza guhura nawe. Tangiye nk'abantu bahuye bwa mbere, sibyo? Yako nibyo biraba birarangira tugaruka hano ni ku ishuri. Mwaramutse abanyeshuri, mwaramutse madam. We have a new student with us today. Dufite umunyeshuri mushanga yitwa Joseph. Joseph, go sit next to Bernard. Joseph geno yicaye na Bernard. This seat is taken. No, harafashwe. Bag. Can you bafashe igikapu cyane? Bana urukapu ndi mwana yicari. I'm sorry, it's too heavy. Nihangane igikapu kiraremereye. Nibyo mabwira kwigisha abana banyu bicomi. Ejo buno kazabona umwana wawe warafunze ari gutoragura amashashi kandi wagiye mubibamo iki? Urwango n'imico mibi yo kwiba. You can come sit next to me. Ninaza yicari hano iruhande rwanjye. Hakuno arakana keza karezwe. Thank you, Sharon. Urakoze cyane Sharon. You can all learn something from Sharon's kindness. Mwese mwari mukwiye kwigira ku mutima mwiza wa Sharon. Sharon nta mutima mubi. Ese namwandikira agapapuro ati izina ryanjye ni Sharon. Hakuno dore nta wundi bakina ni Sharon. Sharon niwe muntu wamwakiriye ku ishuri. Nibyo se yahoraga avuga. Ati umwana mureka agenda amenyane n'abandi bana bazagera banamwakire banamumenye. N'isi bazamwakira gute batanazi muri karitsiye ko atuye kandi ahaba. Batangiye gukina. Yabonye inshuti. Umunsi wa mbere agera ku ishuri yabonye inshuti. How was school today? It was fine, but mathematics, Ku ishuri byagenze gute shabyari so ariko mathematics imibare ni danger. Yatari kweli. Mu Kirundi bavuga ibiharuro. It's hard. Why was it so rough? Kuba iki byari bigoye. Bara abana bashaka kuturwana. Bari bafite ariko natsinze imibare kubarusha. Anyway. Ariko what do you want to be when you grow up? Ubundi uzakumva uzakora ikintu ukura. Think lawyer. Numva nabo munyamategeko. Oh, the bad guys. Shaka uzajya ufunga abagizi ba nabi. But I think I like singing. Bonje simbiza ariko nje nkunda kuririmba. A musician? Shaka uzaba umuhanzi. Well, hey, we're late. Just wait. Mavamvu buretse gato. Twakererewe buretse. I learn from this. Akira niba ushaka uzaba umuhanzi uzigire muri iki gitabo. News. Amajide Black buriya niwe muntu w'umuhanzi utarize. Umuziki nyine we ngo yarebye ngo yabyutse bari kumva imiziki mu matwi nta n'uwacura. Music theory. Music theory. To get this from? Ubu iki gitabo kivanye. Mama yarakinzaniye. Ariko niba wumva ushaza umuhanzi gitware. Right. Bana iki inshuti ziberaho sibyo? Igitabo niba wumva uzaho umuhanzi twara. Muziba. Wangu urabizi. Ni mabosi wa muje maningi.
Ngonda ma points are straight. Wawe uri boss nkunda ukuntu urasa ku ntego boss. Ako narama banda arimo arimena mama yo gato. Rumba boss. Abazi nyine n'ibintu by'ibitabi. Boss. Boss. Diamond wakamba. Hakurya hari diyama. Ubuntu umwana atambuka. Diyama yi. The maggot. Ntago siri kubona ira munyorogoto. Ira nyamweru. Ya magambo mabi. Zija kwa ntu akikata mungayo. Ngo uza amafaranga ngo bango muri bari yaba. Hakora dare ingegera zo ku muhanda ingegera zo kuri santere ngo ya ni diyama wangu. Kara kantu reka tugakoreho. Harimo ibiceri. Baduhangahe. Hakuno dore ibyo mama yatinyaga avuga ati umwana wanjye sinshaka kwajyana. Nababwiye by'umwihariko nko muri Tanzania abapfumu birwa babwira abantu ngo mwene mutuzanire gusa tubereke tubaho ubutunzi. Ni nko bababwira ngo mugende mwicaba wazana kaboko turaguha twe turaguha ubutunzi wazana ibaza uwo mutima wa kinyama. Hari documentaire ngiye kubakorera yabyo. Mommy, I'm back. Hello, mama ndagarutse. Meze bite mwana wanjye? Muhungu wanjye. The new book. Nabonye igitabo gishya turebe. Music theory. Music theory. Are you not a little too young for this? Uracyari muto kwiga ibintu by'imiziki. No, mom. Oya mama. It's too young or too old for anything. Nta muntu uba ukiri muto ku buryo atakwiga. Nawe ubwawe wakwiga. So can I go play outside? But with whom would you go play outside with? With my friend. No, ngiye kujya kuba nyina hanze ukina nani ngiye kuba n'inshuti yanjye. Inshuti yawe yitwa nde? Izina rye ni umukobwa. Yitwa Sharon. Maze kubyimba urumva ryabyi. I just want to know if my little boy has a little crush. Abenze ko umuhungu wanjye atangiye kugira crush. Bani inshuti mama. Okay, but carry your cap. Sawa. Utwara ingofero. Mvango n'ubundi kubera nyine ikibazo cya melanine nababwiye bano bantu izuba rirababangamira. Bambaye ingofero cyangwa marinette ibintu nk'ibyo. Na ibyo bindi mwa mwigira kubarusha ubwenge byo biragoye. Nabo ni nkawe. It was bad at first, but then I met this girl. Mbese ku ishuri bimeze bite? Byari bimeze nabi pe, ariko naje guhura n'umukobwa. Yagarutse kwirebera wa mugabo yabeshya ngo agiye gukina n'inshuti ye. How do I make her like me? Sinzi rero buriya mukobwa azankunda nk'uko mukunda nzakora iki? Jatangiye kujya mu bintu kwijandika ibintu by'inkunda. Back in my day, mu gihe cyacu shahu rero, woman's heart was through her ears. Umutima w'abagore twawufataga tunyuze mu matwi. Mu matwi? Hey, buriya amagambo ngo umugore yumva niyo bazamugezayo. Play the guitar. Wangisha gucuranga gitari? Please. Wambabari. Fine. Sawa. But only after school. Ariko nzajya nkwigisha ari uko uvuye kwiga. Agreed. Urabyemeye? Nuko kwigisha ari uko uvuye kwiga utazakaruta ishuri. Ari amasomo ni danje. Mugira ngo kuba mbasobanurira se erega buriya ndabizi sibyo abantu benshi mu Rwanda barize iyi filime. Na kugira ngo ni mutasoma bira bintu byo hasi byo hejuru bibacike ariko mwabyumva iyi filime mwayireba. Ariko kuba mbasobanurira nuko nakandagiye hehe. Rero imyumvire kuvuga ngo umwana ntaki niba ufite amafaranga rwose uzanamujyana ahantu heza cyangwa umushakire n'umwarimu mu rugo. Ubumenyi ni ngombwa. Ariko uburere bukarutaho. Hari igihe umuntu ahaguruka akawuragura ibigabo. Uriya muntu yarerewe. Hari abavuga ngo umuntu yarorowe ngo abandi ngo yarerewe muri bote. Sinzi ukuntu umuntu arererwa muri bote. Yaba bamushyira muri bote mbere sinzi. Ariko itonde abana banyu batazabatamaza. Discipline. Yakono Leave me alone. Ase mwamvuye. Sharon wawe ari. Narya ngo murinzi wawe ari. Wumva guri buduce mu myanya y'intoki gutyo ugiye kurira? Ngaho rira. Riras. Riras. Ibyana hakuno dore byabyana nababwiraga ibi nibyo ngomba kwiri. None wawe numva ameze kuriya rwose uzamenye ko Misiri imbere igihe yaba ari muri gereza katiwe burundu. That's a wrong code. Oya, uwo murya uri kufata utariwo.
Joseph, that's... Well, Joseph. That's the wrong chord. Oh, you're gufata umuryo utari ubiti. What's wrong with you today? Asa Joseph wabaye iki umunsi uri gucuranga nabi. Ndananiwe. You're not tired. Ntago naniwe. Urananiwe se wakoze iki? Uninspired. Ntago naka inspiration ufite nicyo kibazo. Spend today. Uyu munsi byakugendekeye bite? Nongeye kunyuzura ku ishuri. Is it why you're not playing well? Ese niyo mpamvu utari gucuranga neza kubera ko bakubwiye nabi. Subiza. Let me tell you something. Reka ngira akantu nkubwira. All my life. Ubuzima bwanjye bwose. Naranyuzuwe. Young and small. Abantu abatoya, abakuru, twana. Banyitaga amazina. They made rumors about me. Hari n'ibihuha bagiye bamvugaho pe bidafite ishingiro. That guitar way. Ariko ntago uzigera mbona gitari yanjye nayikize hasi. Umurya w'inanga ndawukirigita. You told me. Ibya bintu wambwiye. That they didn't understand you. Yuko abantu batagusobanukiwe. Understand. Kandi abantu badasobanukiwe ikintu baragitinya. They fear. Kandi abantu batinya ikintu. They seek to destroy. Bagomba gushaka uburyo bakirimbura. Ibyo ntago ari wabimbwiye. You and I may not be the same, Joseph. Yewe nawe Joseph wena ntago turi kimwe. But we suffer. Ariko twarababaye. Similar story. Kandi twahuye n'ibibazo bimeze kimwe. Abantu bakatwanga. Ariko nakubura icyizere. An exercise that will help you in life. Ngiye kwigisha umwitozo uzagufasha mu buzima. Urukuye n'ibibazo. Funga amaso. Take a deep breath in. Humeka injiza umwuka pe. Sohora umwuka. Tekinike yo guhumeka buri irakora. Uri utari guhumeka neza cyangwa uhumeka insigane ntago utekereza neza. I am powerful. I am powerful. Nurangiza uvuga uti ndakomeye. I am strong. Ndashoboye. Worthy. I am worthy. Kandi ndakwiyemeze nk'abandi. I belong. Barizwi na. Open your eyes. Afungura amaso. Good. Yes. Now let's play. Reka ducurange gitari va kubigwargisha ahubwo uri mu biki. Umuntu buradore nuko bigenda. Umuntu arabyutse ngo ngiye gukomeretsa Savi. Araje arantutse. Nanjye agahinda kakaba karanyisha. Tayari ubwo ageze ku cyo yashakaga. Ariko burari igihe umuntu avuga akavuga. Numvise umusaza mpyisa bivuga. Umuntu ngo araza ngo urimbwa shatisha ariko uzi kwitegereza. Uzi ko ari byo. Ukamwiyorera akigendera nayo utangiye gushwana n'abantu ngo koko ngo ndarengana ngo sindiyo. Ubundi se nyine urabiyobewe. You Joseph. Joseph uvuye. I was at school. Ndi ku ishuri. If you were at school. Ni wari uri ku ishuri. Come I saw Sharon walk home alone today. Kwa kiyo munsi nabonye Sharon ataha wenyine. Abandi batashye kare. Have you been going all these days? Muri iyi minsi usigaye ujyayo uvuye ku ishuri ucaye. Friend's house. Baragiye muri yanzu ya wa mugabo bita umusazi. But why would you go there? Hase kuki wajyana nkariya wa mwana? Man is dangerous. Uriya mugabo arabizi ni mubi. No, he's not. Oya. Nagari kwa meza. Very kind. N'umuntu mwiza. Ain't you the one who was scared of being thrown in the well just a few days ago? Mu minsi mike nagwagira kubwongo zagutamwiriba. No kubeshya. Ibyo bamuvuzeho byose ni ibinyoma. Ni nkuko nanjye ibyo bamvuga aba ari ibinyoma. How to play the guitar. Kunyigisha gucuranga gitari. Yanambwiye ko mbishoboye. Yambwiye ko umunsi umwe nzaba umustar. Kuva ryari wiga gitari? Kuva yatangira kunyigisha. You remind me so much of your aunt. Unyibutsa auntie wawe. Which aunt? Auntie wuhe? Ni mushiki. Isomo byaro wibuke mushikiwe yakundaga kuririmba agira n'ijwi ryiza oya. To be safe, okay? Ntacyo ubona auntie reka tumwihorere icyo nshaka no kugira umutekano ibyo tubyihorere. Hakuno barakwereka do. Nibibaya. Abana no kuvuga ngo Joseph ndetse na Sharon niwe inshuti ye niwe bavana ku ishuri niwe batana niwe umuntu birirwana. Hakuno biganirira. Ntakurya kumbe nagira ngo witegereze. Uko abana batadore mu mashyamba. Wibuka ari ingegera zo ku isantere do. Baravuze ngo iriya ni diyama ngo uziko ngo iriya ari imari. So ninde wazanye ibyo? Ninde wavumbuye ibyo koko? Wakolese. Sakuwa. Mwaki tuka. Ayibonye?
abana ntibakubone tureta tubasimbukira hakuno dore ibigabo ngibi bifite n'imihoro dore ibigabo kari agakobwa se bakari agakobwa nta muntu ugakeneye icyo dukeneye nuriye sawa uri ikigoryi cyawe kandi ubu bwoba bwawe buzatuma ushya ntabwo ushaka amafaranga ushaka gukomeza kuba uri umukene ntabwo ukeneye ibiceri nta muryango ufite uriya mwana niwe hazaza ukeneye amafaranga uzi ko ari amamiliyoni ari kwibaza ibigabo bifite imihoro ngabo ibigabo hakuno byarategereje abana batashye hakuno abantu banyura mu gashyamba dore ibigabo ngo birabataka umwana dore ngo baramufata sharani yacaho sharani n'ubundi ntabwo ariwe bashakaga umwana yaciyeho mugenzi we baramusigaranye niwe bashaka ibice by'imibiri ngo ni imari umva mfasha iki inshuti yanjye barayatatse hehe hakurya hari uwo yabanje gutabaza acaho arakurikira umwana arakomeza aceho agera no mu rugo ababwira ibibaye abagabo baramwatatse baramushaka bashaka ibice n'ugutema bashaka ibice by'umubiri baze ngoma mwarwana tema hakuno undi arimo araza tema banagira vadufata imari tugenda iyo afite ubwoba tema mama nawe araza yiruka sinzi nibagera umwana gira vuba umwana barabaga n'umuhoro baraso yacu arasa yaba abazungu yaba abirabura yaba abashinwa hakuno agiye gutema bwa kabiri wa mugabo watabaye aramwambara aramufata habura gatoya abangabo ko bakirutse uyu bigenze bite undi nawe aratabara hari abantu baba bagifite agatima ko gutabara nawe umuntu avuze induru aha ntitugiye gupfa umwana nyamara baramutemye ntago nzi batemye he uwatemye nawe baramusigaranye abantu hakuno muri karitsiye baraje ariko umwana baramutemye dore amaraso hari igihe mba numva abantu ngo ngo ibintu birakomeye ngo inyota imeze ntabwo murahura n'ibibazo abantu bakakwanga ntacyo wabakoreye ntacyo mupfa umuntu urabizi agiye kuvuka nagahitamo ngo ngiye nzavukire mu bakene basaba atya iriya ni imyumvire muri filime yabivuze ngo nta muntu uvuka ari mubi ahubwo ibyo mwigisha abana hakuno baje kwa muganga mama ni mu masengesho umwana dore ukabamutema niba batemye he niba sinzi gusa ukanguka hakuno kwa muganga Hello, my little prince. Imeze bite mwana wanjye mama batemye akaguru mwana wanjye umeze ute papa nawe yaraje kwa muganga byagenze bite Some bad people tried to hate you. abantu babi bagerageje kubera iki That it hurts so much. papa ndababara cyane papa yarababaye yararira angiza ngo kandi ngo njyewe I told you they could never. Cyane mwana urajugunye narakubwiye bari abantu ntago bakuze ntago bagusobanukiwe kandi icyo badasobanukiwe baragitinya icyo batinya bifuza kukirimbura nibyo bikubayeho bashaka kukwica Daddy loves you, okay? ariko papa aragukunda sibyo Are you okay? meze neza ra
No. Oh yeah. I'm not okay. Ntago meze neza habe namba. How can anyone be okay like this? Ani gute umuntu yamera neza nyuma y'ibi bintu nk'ibi? I'm sorry. Wihangane. Can you imagine? Ibaze. Can you imagine Joseph hang out with that madman? Ibaze Joseph. Uzi ko yajyaga muri kiriya mu rugo rwa kiriya gigabo cy'igisazi bakirirwa. Think of it. What if Vana nabitekereje. sent those men to harm him? Yaba ari uriya mugabo w'umusazi wohereje abantu ngo bamushimute. Namuhaye gasopo. Namubwiye agendere kure umwana wanjye. Sasa uwo mugabo w'umusazi nta nubwo ari umusazi niko bamwita. Ararengana. Uriya mwana ajyaga akamwigisha gitari, niwe wamwigishije ibintu byinshi, niwe wamukomeje mu bibazo ababyeyi be batazi, atari ko nagenda musomero wabona niwe wamuteje abantu ngo bamwice. I really hope he rots in jail. Yangegerayo nize rizapfire muri gereza. Ruwo bafashe mu bamutemye. At some point. Kwiyongera. Ukwiye kubabarira. Wachimuzi mvera famine mukamba imwe. Yako ibyo navuze ntago wabyumvise. Sekirera muntu. Amina anafuna nipaela mwana wanga. Njemba barira umuntu washatse kunyicira umwana. Uzasatse wumve ni nkiki? Muntu umwana wange. Sinago wamubyumva. Wachimuzi mvera famine mukamba imwe. Wetse wumve. Kulekerera muntu. Amina anafuna nipaela mwana wanga. Washatse kunyicira umwana. I'm sure he was doing that under the influence of... Uriya muntu ushobora no gusanga yabikoreshejwe n'abandi babi. 17. Ingegera y'imyaka 17. That boy is 17 years old. Umuntu ufite imyaka 17. Cyane ikigabo. Just like any other man. Akwiye gufatwa nk'umugabo wari wese. Bamukatire burundu. Do you just not like kids? Ese ntabwo ukunda abana. You despise anyone who is not Joseph. Wanga umuntu wese utari Joseph. Abandi bana bose wagira ngo urabanga. Yes, you do. Ntago nanga abana, urabanga. Which makes me understand why you don't want to have... Maze no kubona impamvu utemera ko tubyara. Conversation is heading to. Kumbe iki kiganiro nawe cyaganaga. Our son. Mwana wacu. Ari kugendera ku mbago. Your son. None uri muri aya magambo ni umwana wawe. Your son, Chama umwana ni uwawe uvuga ngo ni uwacu. To be part of that boy's life, you always be your son. Njyewe nshaka kuba mu buzima bw'uriya mwana kuva ku itangiriro, ariko wowe buri gihe umufata nk'ari uwawe wenyine ntabwo unyemerera. Urikunda. I'm scared, Martin. Martin mfite ubwoba. Abagabo nka Martin bazagira umwanya ukomeye mu ijuru. Nyine ufite ubwoba bw'iki? I'm scared. Mfite ubwoba. That if we try for another, nitugerageza kubyara undi mwana, he will turn out to be just like Joseph. nawe akazaza ameze nka Joseph. Reba ibibazo arimo. What if history repeats itself? Ngabwira amateka yisubiye mu nkongera nkabyara undi mwana nkuriya. Reba agahinda nteye. I don't want this for you. Ntago nabikwifuriza, nanjye ntago nabyifuza. Hakuno Martin arabyumva. Niyo mugore afite ingingo nihungabana. Gusa nyine kwa muganga bashobora no kugufasha bagutera melanine utwite. Hano hantu ni habi. It's too violent for hano hantu hari urugomo ku mwana wanjye, ntabwo yigeze afatwa neza. It's okay. Nta kibazo. Hano hari urugomo ntabwo ari sawa. Nabyumvise. We can move to the city. None reka twimukire mu mujyi. Taxi business is better. Erega n'ubundi mu mujyi niho usanga taxi igira abakiriya benshi. Our son will be safe. Kandi umwana wacu azagira umutekano mu mujyi, n'ubundi mu cyaro. We are going to be happy. Kandi tuzishima. Mu cyaro n'ubundi ni abantu batega taxi, usanga bari ubuntu bw'ubugare, amamoto. I will do anything for us. Ntacyo nazakora ku bwacu. Sasa kuno n'ubundi na uzareba abantu bibugesera, buri wese agira igare rye ahantu hataba imisozi.
Joseph needs to apply this cream 3 times a day. Iyo muti Joseph azajya ufata gatatu ku munsi. Ako ufite ikihe kibazo mugende? Muri gukerererwa. Hakuno hati bamusigiye umwana bagiye mu mujyi, bagere mu mujyi babanze barebe nibiki bijya mbere. In case of anything, don't. Haramutse hagize ikibaye telefone. Ako ufite ikihe kibazo ko ndi kumwe n'umwana? Afite ubwoba bwo kujya mu mujyi, bagiye kujya mu mujyi bashaka inzu ubundi bazimuka. Right? Okay. Urabizi nagukunda mwana wanjye. Ubwo rero gumane na Auntie Brenda. I'll see you. Bagiye kuba bikojeje mu mujyi bashaka inzu bazagaruke bimukire mu mujyi mu cyaro nago bishoboka. Wango ubu ninjye nawe. Ninjye nawe dusigaranye. Wakarebye agafilime Savimbi urabizi nawe aragomesha. Ati Brenda ageze arasinzira umwana doni kumbago baramuca kumucakagura akwibaza nawe izo ngige akumujya munyumvira mumbwire. Murabizi no filime irebwa zarebwa n'abana kuba mvuze ijambo ingegera ntago ari byiza ariko mumbabarire. Ibyo byarabaye agaruka uyu mugabo wibuke ngo nyine yaramwiyanije. Ntago kwiye kubura nga Joseph. Nubwo ababyeyi banje bagiye. Oya subira iwanyu. Nyoko yaranyihanije. Mama nawe uhari. Hakugomba kunyigisha indirimbo nshya. Ntacyo gukwigisha gihari. Kubera iki? Nyina yaramwiyanije umwana yaraje aravuga ngo ababyeyi banje ntibahari ntiwanyigisha. Oya ntabyo. From now on, you teach yourself. Rero wa mwana we tangira wiyigisha. Mwana yarababaye. Iyi niyo nshuti yari afite. Na Sharon. Naretse ko ari umuntu wenyine unyumva. Umugabo nanga agiye kwiteranya n'ababyeyi niba batamushaka umwana wabo. Oya genda. Be safe. Genda kandi ugira umutekano. Iyo muzane ya gitara arayimuha. Arangije aramubwira ati genda gwera bugiye kujya wiyigisha. Imubyeyi niba kwiyamye ku mwana we. Mwana yararize. Uyu mugabo yamufashaga. Niyo umuntu yajyaga zagatura gahinda ke. Uyu mugabo nawe yamwumvaga akamenya n'uburyo amukomeza. Inshuti yindi arayibuza. Warangiza ngo narakasiriwe ngo ngiye buriya ngo mumbona. Abura ibibazo bibaho. Nuko buri wese amenya ibye. Joseph hakora barakwereka dore ku ishuri cyabaye. Ati Brenda ari hano. Hakuna Ati Brenda yaje ku ishuri amarira ari mu maso. Byagenze bite? Yaje ku ishuri habaye iki? Icyakurikiye hakuno barakwereka dore mu gushyingura ise na nyina. Ise na nyina duheruka bajya mu mujyi bagiye gushaka inzu bagashaka imibereho bamara kubona inzu bagahita bimuka bakigendera. Niba ari impanuka niba harabaye iki bahise bapfira ntibagarutse bivuze ngo ubwo ni impanuka tu. Mwana yaraje ababyeyi niyo abantu bamwita aracyari muto. Sosiyete uko imufata murabizi. Niyo mpamvu mbabwira ngo ibibazo byanyu niwo uvuga ngo abatarabona buriya uwabonye araceceka burawahera. Turupfu ruraza rugatwara abacu dukunda. Imfa imabwela kutenga okondedwa Imfa simachedwa kutenga okondedwa. Ntago urupfu rushobora gukerererwa iyo ruje gutwara abacu ntirutinda. Imfa simachedwa kutenga okondedwa Ati ngi isengesho ryanjye rero
nuko nifuza no gusengera ko twazongera tugahura. Mwana kuririmba koko avuga ngo ninkura nzaba umunyamuziki. Uwo munsi yaranaririmbye ku kiriyo cy'ababyeyi bi barapfuye. Ibibazo nk'ibi ngibi barigiye biza bakavuga ngo Imana iri he, ngo byabaye ireba he. Buriya rero muba mutarasobanukirwa kuri iyi si. Yewe namaze kubyemera ndanabyakira rwose, nta kintu Imana yagufasha. Ahubwo niba ari byo wenda izagororera ababyitwayemo. Naho ubundi abantu bo muri Korea bagira umugani uvuga ngo iyo imvura iguye mu ishyamba ntabwo bayitaye ngo harimo ibiti binini n'ingemwe, ubwo ibitoro ibidakomeye irabitembana. Nuko gahunda imeze muri iyi si. Niba uri ahantu habi mu gihe kibi igiti kikagwa kikakugwira, ubwo urapfuye. Iby'Imana mubishyire ku ruhande. Niko kuri. You lie. Why would I lie? Akuti Martin. Urabeshya. Father. Apparently. Martin ntabwo ari wabyaye uyu mwana. Out there. Ise wa nyawe wamubyaye ari hariya arahari. I'm telling you. Ibyo mabwira ndabizi. Bafite n'amafaranga. Bafite amafaranga menshi se ni umuherwe ni umukire. Mwana arimo arabumva baganira, abagore urabizi nyine buriya trust me barivugira. Be a child. Gusa ntabwo yashaka ko baba umwana wa. Batotete bako nshibali moyo. He's somewhere out there living there. No kuvuga ngo uno mwana Martin yamureraga ese ari hakurya ry'amafaranga ni umukire. Manago nkubabaza. Ago nkubabaza. Mwana no kuvuga ngo umuntu basigaranye byonyine wamwita w'umukunda Auntie Brenda. Mwana hakuno kugira gutya gipfuko abo bamutemyisha ko. It's free. Barangiye no filime mba ndi kwisobanura numva mfitemo n'ikiniga. Scream for child. You are now bandage free. Gwere ngo nta gipfuko. Ibipfuko birarangiye. Try the scream for 2 more weeks and you. Muganga yavuze ko ino miti nukomeza kuyisigaho ibindi byumweru 2 zaki. Auntie Brenda. Yes. Can I ask you a question? Mwibariza ikibazo. You can ask me anything. Mbaza icyo ushaka. Father. Data nindi? Data wanyawe. What do you mean? Yeah? Before Mommy and Daddy died, mbere yuko mama na papa bapfa, he's talking about having a child of his own and at the funeral. Nabyumviye papa avuga ngo arashaka kugira umwana we bwite. Kukiriyo naho numvise abagore bavuga ibintu nk'ibyo. Is it true? Ese ni ukuri? Harundi data wambyaye mana undi gihe nasobanuriye iyi niyo filime nzima nkoze, nizere ko byibura basi namwe hari ikizahindura mu mitima yanyu. Mwana wanjye ibintu biraza kumera neza, niko kuri. Hakurya ubwo umuryango warateranye ayera ngo amashimire mwese ba contribution before I close. Bashyinguye neza, ubwo no kwinegura wenda gushyingura byarangiye n'ibiriyo. Now that we've discussed the issue of property, ba tujye ku kintu cyo kuganira ku mitungo, we discuss the fate of the child. cyangwa ubwo duhere ku mibereho y'umwana. Murajya mu mitungo, umwana arabaho hano. What is there to discuss about? Ibyo umwana ibyo se ni ibiki? The boy has a father. Umwana afite se, imitungo nagari. People taking care of him. Kandi yamwita afite amafaranga. Urebe ko imitungo arimo aba bantu mwigeze mubabona mbere, ariko iyo umuntu apfuye ubwo bahita baza kugabana. Brenda. Auntie Brenda, ubundi ni ikihe kibazo? Go ahead. Murushya mvuge. I understand the situation at hand. Ibiri kubera nganda byumva. But Joseph doesn't know who Kennedy is. Joseph nagazi Kennedy ninde? Uwo se mumubwira. Can't just send him to a man that abandoned his wife and ese mugiye kumwereza ku mugabo wamwirukanye na nyina akamuta kwa muganga ntanategereze. A proposal to work with. So you none dukora iki? Sister's child.
umwana wo murumuna wanyu cyangwa mukuru wanyu umuntu muvukana Go into such an environment. murashaka kumwereza ahantu habi nkaho dore bakuru b'umugore na bakuru ba nyina bo ni ba nyina wabo. I'm not surprised. Ntago ntunguwe none nta kintu mwigeze mumumarira kiriho nuje kugabana ibyo yasize. She is my sister. Icyo twemera kivuze koko ni umuvandimwe wacu ubwo rero tuzi igikwiye. Here to say it herself. I agree with Frida. Look, this might be the only option that we have. Ubu nibwo buryo bwonyine dufite. Child, Brenda. Nawe utaye umwana Brenda. This is the best solution we have. Iki nicyo gisubizo gikwiye. Mwana hakuno arabyumva. Ushaka kuntererana? Ushaka kunta? Oya. Kibaze. Kuba nawe abantu bari kuganira kuguta ubyumva. Niyo mpamvu mbabwira ngo mwe nta bibazo muraho muracyapfa ubusa n'abaturanyi na karitsiye ibibazo biriho. Hari abantu baba barababaye kandi iyo umuntu ababaye ibisubizo biba bibiri. Ngenzi ukuntu akababaro kamera ntago nzigera mbabaza umuntu nzi ukuntu biryana cyangwa nta muntu wangiriye impuhwe narababaye nta muntu nzagirira impuhwe. Imitima niyo umuntu iyo ababaye ahitamo kimwe muri ibyo. Siniba nyanga data najya gukora iki? He won't hate you. Ntago azakwanga. I promise. Ibyo ndabigusezeranije so ntago azakwanga. None ko yantaye bwa mbere ubone bwo azanyemera. Ikibazo oya wakora iki? Ati Brenda nta jambo afite. Uriya ni umuryango we barafata umwanzuro bashaka ntacyo yahindura. Ibi mitungo bagiye kuyigabagabana umwana bamwohereze kwasi ubwo si yakora iki? So, let's stay in the city. I heard it's really big. I don't care about that. So, let's stay in the city. I heard it's really big. Ugiye kujya kuba mu mujyi numvise ngo ni munini. I don't want to go. Umujyi uko mungana ko sinshaka kujyayo. Meet again. Akono barasezeranye tuzongera duhure. Uyu mwana yari inshuti ye. Sharon ni mwana mwiza w'imico myiza babanye nyine bababaranye utigeze narimwe kuva ku munsi wa mbere. Nambwira buriya mushake mutangira mu byige ubona kana gatangiye kuzana imico mibi. Utangira uhaguruke umubwira uti have. Tazaba sinamenye bya bintu ngene ugasanga bari abantu disi ngo narimba keneye ngo ariko narabahemukiye ngo ubu ntacyo naba nibyo. Abantu muri Zambia mutubereyeyo aha hantu ntago muhazi. Icyakurikiyeho dore umwana hakuno. You are welcome. Karibu rero ni mu mujyi. Murakoze cyane madam. The maid let you in. Umukozi yabemereye muri injira. Kiga bukinywa nabakuze umuntu ni gutanywa kuri. Wumve? Arahorobye. Ngo nakuno biramubanga. For Kennedy? Ari moje kureba Kennedy rero. He will be here in a few minutes. Mu minota mike arabaranga. Turategereza. Mwana bivuze ngo dore se urugo asigaye abamo kuko bafite amafaranga. You can discuss with me. Ese nimba ari ibintu muje kumurebera ntimwambwira. Wait for Kennedy. Turategereza Kennedy aze tumubwire. Sawa? Arongera arahorobye. Aka gasukari ko mu Kigali. Madamu bikamubanga abanyacyaro banywa gutya. Kennedy we. Arashize igi. Kennedy arabibanye arabimenye. Baho tujye kurya tugere ku meza. Ni ukuringanira nayo.
bavuze ngo umuntu agiye ku meza hari igihe baba ari uri bujye akayarambararaho bakamurya oya ni ukuringanira n'ameza niko babyita. Hakuno Kennedy yararongoye afite n'abandi bana nyuma y'ibyabaye. Mwana emereza izo kirida sha peti. Excuse me. Guki? The kind of family that spoil their children. Muri wa muryango utatesha abana bakabapfusha ubusa. Joseph, we taught you manners before we brought you here. Tubura twakwigisha discipline mbere yo kukuzananga uru rugabo mabwigisha ni rwari ruhari. Shaka kuvuga iki mbere yo kumuzana hano kubera iki? Ntago wabwiye umugore wawe? Umugore sasa Kennedy yaragiye arongora undi mugore nta nubwo azi kwegeza ashaka akabyara n'umwana. Habe namba Kennedy. What's going on? Ni biki bijya mberanga? Chance. Tegereza uraza kubyumva. You haven't heard about Chama. Ntago wigeze umenya ibya Chama? She died. Yarapfuye. None munzani umugabo yahise abyumva. Who is Chama? Chama nindi? Wishakiye undi mugore. Yahoze ari umugore w'umugabo wawe. Umugabo wanjye rero arongoye imbere. Sheri, aho wari ukuntu ibigaho bigenda ngo ngende imanze. Nubundi nawe wabipimira. Say something. Mugabo wanjye igira ikintu uvuga. Please tell me this is not true. Babariro umbwire ko ibi bintu atari byo. Ibi bintu atari ukuri. Kennedy yamize amaritiro. Amira amajerekani. Uyu mwana ubona ni umwana wowe, ni umwana w'umugabo wawe. Yataye. Paka! I don't know what you came to look for. Basinzi kikugenza waje kureba. Jennifer tuza. Jennifer, come in my house and make such demands. Ntago ushaka kuza mu rugo rwanjye uvuga ayo magambo icara ariko madame. I will not sit through this. Ntago nakwicara hejuru y'aya magambo. Reka nkwema akanje. Ntibibaho, ntibivamo. Mugora chao. Please excuse me. Auntie Brenda. Auntie Brenda. Sinshaka kuba muri uru rugo pe. Auntie Brenda nta uburenganzira buriya ntabwo Auntie Brenda bufite. Uzamera neza yakora iki? But you have to be here. Ukwiye kuba. Ntago yamubyaye, ntago ari bumujyane. Amategeko ntago bibaho. Auntie Brenda technically nta n'ikintu apfana n'uyu mwana. Kuko nyina wamubyaye umuryango we wamwanze, ise wamubyaye n'uyu. Years. Imyaka 12. 12 years. Imyaka 12. Kennedy. Why didn't you tell me? Kubera icyo tabimbwiye. Kubera icyo nta kintu wambwiye. I didn't think it was important. Baba numvaga atari ingenzi. Umvaga atari ingenzi. Ibintu nk'ibi. Wabyaye umwana. Umbabarire. Usaba imbabazi. Kennedy. Is that all you can say? Urumva ari icyo wavuga. None mvuga iki? Ushaka mvuga iki? You can start by telling me that you are taking that boy back where he came from. No. Mbere na mbere hera cyambere umbwira ko mwana ugomba kumusubiza ajya yehise. Arajyaye. Kennedy. Please don't tell me you're going to allow that boy to live in this house with us. But he's my son. Utambwira kuri mwana agiye kuba nuko ari umwana wanje uru rugo ari urwanjye arajyaye. No mwana wawe. Son now. Abaye mwana wawe. None uramwemeye. Arajyaye. I know. Umva ndabizi.
that I was not a good father. Ko ntabaye umubyeyi mwiza. Uriya mwana ntabwo namubereye umwana nari nyiri muto. Ntabwo namubereye umubyeyi mwiza. That I'm not a changed person now. Hakuna kubivuze ko nahindutse, Kennedy. Please don't let those people guilt trip you. Bituma bari abantu bagutera umutima wo kwicira urubanza. No one. Uriya mwana nta muntu afite. All these years for his mother to die just so you can be with. Mwana si imyaka yose wategereje ko nyina apfa kugira ngo ube umugabo wa nyawo ukwiye. Igihe cyose kutigeze uba umubyeyi, kutibutsa umwana wataye. Ubu nibwo ushaka kuba intwari. Wamutaye. Akusha abantu ukuntu ari babi. Kibura ndibuka. Twasezeranye mu bibi no mu byiza. Ibi ni ibibi. Ntago nta. Kandi nawe umugore wajya kugenda niko yamubwiye ati dusezerana wambwiye ko tuzabana mu bibi no mu byiza. Ko yaranze aramuta. Sawa. That is not the worst I was expecting. Ibi natekerezaga si ibi rero. It is not the worst. Navuga ko tuzabana mu bibi no mu byiza ariko ntabwo ibi natekerezaga ari ibi. Mbere yo kurahira ujye ubitekereza uburenganzira bwawe kubyanga. Ko niba ubyemeye ubwo uzanabikora. I can't do this. Ntabwo byavamo pe. Byarabaye do umunsi Imana hakuno bari kwirebera dufite abandi bana n'abavandimwe be. Uru rugo ntabwo uyu mwana ashobora umwana afite agahinda. Ababyeyi be nibwo bagipfa. Aje kuba ntabwo niyo mpamvu. Muri mbere Imana yonyine niyo yemereye. Brother, something to drink. Kuki mutazanira musaza wanyu akantu koko? I cannot give anything to this Mwabi. Nta kintu nangaye nyamweru. Ngwiki? That is your brother. Uyu ni musaza wawe. And you do what you're told. Kandi ugomba gukora ibyo ngutegetse. Joseph. Ngaho nawe umva abantu. Nyamweru. Mundi urumva hari ibintu rero byagiye biva. Buriya kubona umuntu kamwita ikintu ibyo bintu nawe. Nyamweru ni igitutsi. Kubona umuntu wamugaye ngo uriya muntu ngo ni kamuganga, uriya muntu ni ikicumba, icyo ntago umuntu ari ikintu. Ibyo bintu ntago byemeye sakano si iki. Umuntu ni umuntu. Umuntu rero aba yaramugaye. Umuntu aba yaramugaye. Buriya reka mbabwira hari igihe muzanabibona umuntu ugasanga yaramugaye murigana afite ubwenge arakoze abonye akazi. N'abantu bagenda ugasaba umwana aramugaye kugira ngo bamujyane ku ishuri bakirwa bamujyana ku muhanda asabiriza. Ibyo bintu ntago byemewe. Feel free. Mimi. Go and get the drink. Genda uzanire ji. Sasa. Gera vuba se muzanire icyo kunywa. Mwana muri uru rugo ntabwo yakwisangamo. Yaba mukase. Yaba abana ubwo na ubundi bakabaye abavandimwe be ariko ubwo mu cyongereza no babyita ni step brother sisters and step siblings. Abari abavandimwe ariko nyine uyu mugabo arimo aravuga ati nakoze amakosa nari umwana ntabwo nari nkwiye guta umwana wanjye. Niyo mpamvu rero umuntu aricuza. Wowe uramufasha umuciri urubanza kubera ko agikora icyaha. Niyo mpamvu ahari banavuga no muri Bibiliya ko bitemewe gucira umuntu urubanza. Imana yonyine ariyo yemerewe guca urubanza. Wowe genda wiyunge n'umuvandimwe niba wamuhemukiye ariko umuvandimwe ntabwo yemerewe kuguciraho iteka kubera yuko nawe si mwiza cyane nubwo azi mu gihe kiri imbere kuzahinduka ntazi n'icyabiguteye. Hari n'igihe wabikoze wenda kubw'impamvu zigoye wenda yabaye nawe yari kubibona. Ni icyo kibazo se kandi Missing from my bag. Nabuze amafaranga mu ishakoshi. Baby. Sheri. How many handbags? Ugira amashakoshi menshi. All of them. Warebyemo? Kennedy. I am not stupid. Sindi ikigoryi sibyo? I searched everywhere. Narebye ahantu hose. Nabuze amafaranga.
Joseph. Did you waba take any money? amafaranga wafashe? Oya, simubizi. Ubibaze nk'ubu ugiye gusura nk'abantu bati tubuze ibintu, kumva undi ati kandi iyi ngeso ntabwo yari isanzwe aha, ubwo hari umuntu mushya wa ubwo si ubu byumva. Nibikuba uzasenga Imana icyo gisebo ntayo wafashe. Iyi ngeso ko tutari tuyiza aha. Look what I found. Ngaho ndebera icyo mbonye. Do I promise you. ndagusezeranya pe, ndakurahirira nta kintu nibye. Kennedy we, Why are you allowing this boy to lie to your face like that? kuki wemerera uyu mwana kukubeshya? I'm telling you, I did not take your money. Ndarahira nta mafaranga nibye. Urabona mukase ntago bivanyeho ko Joseph, hari abantu babereye abana beza batarababyaye kandi ari ba mukase. Ibirega mukase si ukuvuga ko ari ijambo ntago bikwiye kuba bibi. Hari ababyeyi bareza abana na base bagapfa bakabagumana. you better watch your tone with your mother. Warwana utangira ucunga ururimi n'uvugana na nyoko. Uriya si mama. I said apologize to your mother. Saba nyoko imbabazi. Ndabyanze. I want to apologize for something I did not. Sinshaka gusaba imbabazi hejuru ibintu nakoze, ntago nibye. Please don't do this. Papa rwose yavuye bikora. The money. Ntago nibye ari amafaranga. Bana sha uzajya umukandara. Papa icyo gihe yakubise umwana arahondagura. Umwana rurayira ati ntayo nibye. Papa nawe ufite agahinda, arabizi ko umugore we n'ubundi adakunda uyu mwana, aranabizi ko uyu mwana atibye, ariko kugira ngo amahoro aboneke bagikubite. Nyine umugore yishime. Urabizi buriya mu rugo ni kondisiyo. Abantu batararongora ntago babizi, ariko buriya mu rugo ni ugushinyiriza. Hari ibintu ugomba kwemera wenda utabishaka, kuko urugo ni urwa babiri. Hari ibintu ushaka, hari n'ibyo mugenzi wawe ashaka, mugomba guhurizamo hagati. Ntago ari ukwigira ibyo ubonye. Joseph, I'm sorry, Joseph wihangane. Hakuno dore umukozi wo mu rugo. Madam ndiyo narengesa kutinishite vaso. Ati mukasi niwe wantegetse gukora ibyo nakoze. Umbabarire. Ntago nagukorera ibintu nk'ibi yaba atari mukasi wabinegetse. Bivuze ngo n'ubundi uyu mwana baramubeshyeraga. Hakuno tugaruka ku kigo cy'amashuri. Nta n'ubuzima buranze. Mukase nawe ntiyoroshye. Yarabaye tugaruka hakuno ku kigo cy'amashuri muri interina. Niwe tugiye kubana mu cyumba, sibyo? Mbwira izina rye. Nanjye nitwa Joseph. Byiza guhura nawe. Not what I expected. Bana cyakora ntago meze nk'uko nabikekaga. Because I'm an albino. Kubera ko nda albino se. Albino nyine ni ryo jambo ubundi bakoresha mu cyongereza kuvuga umuntu udafite melanine nyine. Such a shorter than most bimbo boys. Bona abantu bo muri bimbo bose baba bafite bari barebare. Ariko wenda bona uri kagufi wagira ngo ntago uvuka ari yahantu. Something. Irani gitari yawe se. Hakuno ari umwana bahuriye mu cyumba. Umwana asigaye yitinya. Umuntu aramusuhuza akabyanga, baziko benshi bari kumukiniraho. Gusa mugenzi arambwiye ati ntaribi. Ati ntago nakeka ko ari ukomeze. Bari bambwiye ngo umwana tugiye kubana mu cyumba bava muri bemba niba ari ubwoko niba ari agace. Ati ubundi abantu babo bari kubiki ungana gutya. Ngwino ngira icyo nkwereka. Yamuzanye hano. Waho yamuzanye n'ahantu bacurangira. Yarabonye afite gitari. Uyu nguyu wasanzwe amenyereye ikigo araho yamujyanye. Nababwiye abantu baba bagifite agatima utabona umuntu ngo amurebere mu yindi sura. None yamuzanye hakuno atangira gucuranga. Aho ubundi bamuzanye muri nyuma yo kunaniranwa na mukase. Bamuzanye kuba muri interino. Mwana atangiye gucuranga. Uko acuranga niko yibuka ubuzima yagiye anyuramo. Umuntu wa mbere amwigisha gucuranga. Mwana dore ubuzima. Nyina akiriho. Munsi avaho yaratuye ahantu byibura yari afite abantu bamwitayeho.
hakuno abana batangiye kugenda baza umwana uko iminsi yicuma niko asigaye agenda acurangira abantu bakaza kumva ibyo acuranga. Ibyo aririmba ni ibiki? Atari iminsi iba mibi, numva mbabaye, nkumva mbangamiye no kuba ndi byonyine no nanjye nibangamiye. Hari igihe mba numva ninjye nyine ntazi aho ngana. Iminsi imwe mba ndi hejuru indi ndi hasi, ni gatebe gatoki. Ariko nkongera nkihangana ngahangana nabyo byose, nkavuga ni nzakomera nta kizananira. Iminsi mpagarara iyo nkambakamba, umwana yaragiye arakura, ndagira ngo yitegereze. Ati baza nsunika hasi bansyonyorera, ariko nabizi iminsi mibi ntitinda, izuba rirongera rikarasa. Ijyajya yigawana muri interina pakarakura, izuba rizongera rirase, ajya dore umwana amaze gukura. Igihe kimwe ndananiwe, dore wa mugenzi wamuzanye hano bwa mbere ngo acurange, nyamara izuba rirongera rikarasa. Habaho imyijima, ibibazo, izuba rikongera rikarasa. Ibibazo ntibitinda, ibihe byiza ntibitinda. Isi ni gatebe gatoki, uyu munsi urunguka ejo ugahomba, uyu munsi ubuhinga ejo usarura. Yewe uradutwitse hakuno abana batangiye kujya bamukunda. Abantu buriya se bagukundira iki? Kuko uri mwiza, bakunda ibyubaha. Hakuno hari umwana bagonganye, witegereze. Sharon, wa mwana batandukanye mu cyaro Joseph, kumbe ni wowe. Dore ngo barongera bagahurira muri za segonderi biganye za primaire. I just transferred to this school. Banyohereje kuri iri shuri, nari nayobye. Warugiye Room 9. Icyumba nimero 9. I can show you. Ngwino nje kukwereka. Dore ngo ngeragora na Sharon nyuma y'igihe kirekire bigana primaire. All the new guests that we have here. Yekwereka. And just to show them how special. Abakobwa bashya uyu munsi baje ku kigo cyacu tugira ngo tubereke uburyo tubaye agaciro. Urumva Joseph? Baririmbire kabisa abakobwa. Dore hano abayesi ibi byuki. Hakuno umusore ni umucuranzi ku ishuri baramuzi, yatangiye gucuranga. Uko acuranga niko yebuka umukobwa amubwira mbere na mbere kera ati ngwino wicare iruhande rwanjye. Umuntu utarigeze na rimwe amubonamo ikibi. Ngwino wicare iruhande rwanjye. You can come sit next to me. Something about the eyes. Atari kiri mu maso y'inkurura. Nseko ye nayo nuko ubanza ndi kumukunda. Ati rimwe na rimwe aransetsa agaseka mu buryo nanjye ntabitekerezaga, nanjye nabona uko nsobanura. Ati You close my shades up my brain. Ooh, I've fallen so hard. Ati naguye cyane. See, I know I'm not her type. David nago ndi type ye. Nago mbese ni type y'umuntu uvuga ati sinteye uko abishaka. Ndarifuza abandi basore. All I want is a chance to love you well. Icyo nge nshaka n'amahirwe yo kugukunda neza. Ati nkaguhanguka mu mahirwe yo kwereka ko ntari abantu bagenda bavuga utugamba. Urabizana abasore bavuga kiss and tell n'uvuga nguriya mwana uzi ibintu nakoze ukagenda wirwa ubisa mu bantu. Cyo nshaka no kuzabiza ibimpamo. Cyo mwifuriza ni cyiza. We mpa amahirwe gukunde neza. Ntabwo arabagenda basaba amahirwe uwamaye amahirwe yo kunkunda. Ahubwo asaba amahirwe ati nyemerera ngukunde nkwereke ibintu nzaguguza ibintu nzagukorera. Cause me and you, yeah. Just a shot at loving you, yeah. Wema akantu gato ngukunde. Umpa amahirwe. Ahubwo ngo ngaho aba bakobwa baje nuko yabaririmbiye uriya musore.
Hey. Sharon yaraje. You were amazing. Cyakora urarenze. Ni wampaye igitabo cya mbere ngo yiga umuziki. Ubu se ndenze kurusha turi abana oya. Tukiri abana wari urenze cyane. Tukiri abana nibwo wari urenze. Joseph ariko ndi serieze naho. No. Umukuru ufite imana idasanzwe. Urarenze uri ku rundi rwego. Hari umusore tuziranye. Close to where I stay. Atuye hafi y'ahantu ntuye. Ni umuproducer. I've heard he's good. Kandi numvise ngo acuranga neza, ni umuproducer mwiza, ni nka Festiboy. Festiboy buriya nawe ngo arabikora cyane. Together. Hari n'urundi rurara bita ukorera ahantu bita Murambi. Muramuzi. Jonah. Nawe aratwika. He's good, right? Jonah uriya musore ntarenze cyane. Hakuno barakwereka producer Kinabiti yarumiwe. Ntabwo neza ko urukundo ngo mfitiye. Atari ibintu ufite uburyo wikorera utuntu twawe. Ati sinzi niba nayayira hose mu bihugu byose. Hakuno umwana atangiye gucuranga uturirimbo turasohoka ku mihanda, ibintu birimo biracika. Hari umuntu bita Joseph ibintu arimo arakora hanze hano bisanzwe. Ati ejo yaba ejo nzaba mpari ngingo usezeneje ko tutazaburana. Wangu uyu mwana mwongeze volume, uyu mwana uzi ibintu ari gukora. Nta muntu wari umuzi. Uyu mwana aratwika. I don't know. Maybe he's shy. Uyu muntu wabona agira isoni. Abona afite ubwoba. Araririmba ariko nta muntu uzisuranye. Hakuno Sharon batangiye n'iki? Urukundo. We just played you the new hit single by Joseph. Tugiye kongeza akaririmbo Gashya ka Joseph mu masaha 18 yonyine. Indirimbo irimo iratwika hano kuri radio iri kubidukorera. Umwana yarya atangira gukora indirimbo zirakundwa. Where are you? Hakuno. This is the biggest concert this year. Iyi niyo concert ya mbere igiye gutwika muri uyu mwaka. Mugura amatike. Amatike baratonda imirongo. Mugura amatike atarashira. Sold out. So if you missed out, you need to keep listening to the station, listen to his music, and who knows? Niwe mwumva indirimbo. Itike ni gucika. Ubwo nawe amenye uzumva indirimbo nk'abandi bose. Uyu yateguye concert. Yarakunzwe. Abantu bibaza uyu muntu ninde? Nta muntu uramubona kuri stage icyo gihe yateguye concert. Abantu baje bitabiriye. Hanyuma kuri cyane muri concert abona sari ruzuye. Yagaririmba muri studio. Baby, Sheri. Are you okay? Umeze neza ni cyo kibazo. Perform in front of this. Ntabwo naririmba imbere abantu bangana gutya. Baby. Bano baby umva baby buretse. Tansabye. Come this far. Waturutse kure. For you to quit now. Ntabwo ari igihe cyo kuva mu rugendo, waturutse kure. Joseph Ndiba. Waturutse kure. We did it. Ntabwo ari igihe cyo gucika intege. Nyuma yaho wahereye. Joseph. Brenda. Auntie Brenda. Hakuna Auntie Brenda kuva zamani. Aracyamukurikirana. Umuntu nabura abamukunda uzamwanga. None unge buriya ikintu kimbabaza. N'abanyarwanda bavuze ngo icyo abantu bapfana kiruta icyo bapfa, ariko ugasanga umuntu umuturanyi niwe mufitanye beef, umuvandimwe niwe mufite ase ubwo ngubwo abaka kugiriye akamaro bose mufitanye ibibazo. Hari umuntu hano waje ushaka kukubona. Concert bayiteguye agiye gushya mu gihugu, umwana arimo aratwika indirimbo barazumva. N'ubwa mbere agiye kuririmbira imbere y'abantu bagiga bumva indirimbo ze. Hari umuntu ushaka kukubona. Gize gutya. Umuntu waje kumureba ku munsi wa concert ni se wamubyaye. I'll give you to a moment. Reka mbakanya. Ati mwembe bereka mbakanya gato mubanze muganire. Ise.
What are you doing here? Uburakora icyanga. My son. Mwana wanjye. Don't. Oh yeah. Don't call me that. Have ntunyite gutyo. Proud of you. Njyewe ariko nteye ishema. Where were you? Wari urihe? When I needed you to be proud of me. Ahubwo nari nkeneye ko ngutera ishema wari urihe? Igihe nari ngukeneye. No, answer me. Nsubiza. Where were you? Wari urihe? When I needed you to be proud of me. Ahubwo nari nkeneye ko this. Mbere y'ibi byose. Before all this fame. Mbere y'iri kuzo ni hiti. I wasn't you. You were not. Ntago nari impari. Ntago wari uhari rero. And now you think you can just. None urumva waza. Gutyo. Feed off my glory. Kubera ko byaciye murumva waza nyine ukarya kuri hiti yanjye. Ko byo navunikiye. Utari wari mu gihe nari ngukeneye. Umwana rero ukajya muri internet nibwa heru. Cyagiye se ava mu rugo iwabigiye yamukubita ngo yibye. Ubu ngubu nibwa muheruka. Mwana wanjye ndabyemera pepe sinkwiye. Sinigeze nkenera kuba perfect. Ever wanted was a father. Icyo nari nkeneye n'umubyeyi wankorera amakosa wagira utari kukabukambera umubyeyi. Ntago wabinkoreye. Enjoy the show, Dad. Niyo waguze itike genda urigisi nk'abandi. Oma amahoro. You hurt me. And you hurt my mother. Waranyanze wanga na mama. She wouldn't want me to do this. Ntabwo yakwifuza ko nkora ibintu nk'ibi. Mama ariko naramukunze. Your mother so much. Mama naramukunze cyane nanamukundaga. I was a coward. Ariko nabaye ikigwari. I was a coward for not protecting you. Nabaye ikigwari sinakurinda. Ariko mpaye amahirwe. Joseph. Mpaye amahirwe. Let me try again. Twongere tugerageze. Basi turebe ikizavamo ariko mpaye amahirwe. Wait. Ako nagiye kugenda buretse. Buriho ugomba gufata imyanzuro yawe. Nyoko umugore wawe simushaka. Umugore wawe umwana wawe simushaka. Uraho ngukora ibyo abantu bashaka uzakora ibyo ushaka ryari. Papa ndakubabariye. Narakubabariye. Yaramubabariye. Nibyo mbabwira rero ku burere buri tubuvuke buriya. Ntuzigera ubwira umuntu ngo uriya muntu kandi hari n'indirimbo najyaga numva y'umuntu bita byumvuhora. Ngo harya yitwa. Avuga ngo uriya we yaravutse asanga nyina roga. Hoje zose bamuhaka. Abara ngo nyina nanapfa ni wazabisigira. Umwana wavutse ubuse kuko yabihisemo. Kuba rero iwanyu barabaye ahantu heza. Ubwo butwara ufite n'ubuhi. Kuba waravutse usuko wenda tuvuge ko usa n'ababyeyi bawe. Kuki wavutse mu babyeyi basa batyo. Ibyo bintu rero ni mu byumva muzasobanukirwa. Nta muntu uhitamo. Mahitamo aza iyo umuntu yamaze gukura atangiye kwifatira imyanzuro ye. Ati Mana ntiwavana ubu buribwe. Aya marangamutima ndemereye ntiwasiba aya makosa yose. Ntago wamvura. Ati njye buryo nirebye numva nshaka kuba undi muntu hakuno duri mu bareba harimo n'abo mugabo bamutoje bwa mbere.
gusa kwinshuro ndashaka kuba njyewe ibintu byose ngiye kubereka mbi wondi we ati ni ubwo buryo bwonyine nzibohora nta mpamvu iminyururu inzirika hejuru y'ubusa y'ibigambo nabwiwe uzabeho gutya usange bariya iyo minyururu ndayanze nshaka kwibohora atubu ndigenga nta mpamvu y'iminyururu itafite ikimbwiye ntaziva ntazi ikimaze ati nyuma y'ibyo nanyuzemo n'ibyo nabayemo byose nabonye isomo rimwe ugoye ukwiye kuba uwuriwe ntugendere ku byo wabwiwe n'ibyo abantu bakubwira kurikira umutima wawe ntabwo ukwiye kuba undi muntu ukwiye no kwifuza kuba nk'undi muntu ngewe ngiye kuba uwo ndi we ngiye kwirekura ati nibwo nzibohora uwo munsi yarahiye amafaranga arayinjiza iki nicyo gitaramo cya mbere azakora n'ibindi iyi ni inkuru yabayeho ni amateka ibyabaye ise n'amarira yaraje kubera iki watererana umuntu abantu barera abana batari ababo ntukarere umwana nabi n'ubundi uramugaburira azakura namara gukura azakwanga buse waruhiye iki basi wamureze hari n'igihe rega azakomera wowe ushaje ajya navuga turiya muntu yarwanyeho atarambyaye byonyine ni n'ideni burangiye nk'umubyeyi wambyaye ukuntu bavuga ngo uriya muntu imana yagize n'imana wubwo imana imuha urubyaro dore ariko ibaza umuntu ukorera atarakubyaye iyi filime nizere ko umubyeyi wanjye atazayireba ariko nibyo umuntu arakorera atarakubyaye ni ideni hakuno barakwereka feri ya mbere yaje hano Joseph wa mugabo wamwigishije bwa mbere wamutoje akira nyuma y'akagitari ka zamani arigomwa nawe iriya gitari yarayikundaga ariko hejuru yuko ntacyo bapfana atamuzi ibaze niwanga umwana wawe hari abazamukunda warakoze kumfasha nshuti yanjye urakomeye ya magambo ati ndakomeye ndakwiye kandi nkwiye kubaha belong byose urabyibuka ni gute ahubwo nakwibagirwa ibintu nk'ibyo akanyungu gake uramira ubona undi umurye nyuma y'imyaka 10 abantu bose bazaba bakuzi kuri igisambo ibura caka umuntu umwe cyangwa bake hakuvuga utubura abantu nta kintu nabashakaga ariko narabafashije ubwo rero nabo utandabakona cyane cyane Imana bamwe umugisha risavimbi wanyu umuntu ufite gahunda abantu ushaka kwamamaza cyangwa sindi nyunganizi uhamagara nimero yanjye 078 934 ubundi tukakwamamariza kakahava sorry ubwo nawe butano undi bufilime bwiza bwinshi filime zirahari ciao ciao